w'Imana yacu ku musozi wayo wera. Amen. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka arakomeye aziza ate agomba gushingwa ku musozi wayo. Uwiteka arakomeye muze. Uwiteka arakomeye. Arakomeye cyane. Ujye urwara umutwe. Umutwe waranzengereje. Cyaro baga impande. Pastor, musengerero baga impande zishiremo. Akaguru singenda. Imana igucishije uwo mutwe. Urakoze. N'uyu mwana wawe Imana igutameze mu ishuri. Musengera muri aho. Amen. Imana irakomeye kandi kwiye gushimirwa. Ishusho ry'Imana kuryumva. Uri kuryumva? Muze rero umva muze. Imana irambwiye ngo uyu mwana nta kazi afite. Haleluya. Amen. Mu minsi mike yarayimuhinduriye inzira, imucira inzira inose. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Imana iraje guha akazi. Imana yigwa yirukanka gushaka ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga, iraje imuha akazi akure yicaye. Aho nangiye kubumva nanjye. Haleluya. Ari gushaka ibyangombwa. Muzi ko mweretswe. Warerekwe. Barakoze Mana kundinda. Barakoze Mana kundinda. Abantu bagiye. Wibura mu mavuta. Abantu bagiye. Se bagiye. Se wa mwana we. Bagiye hese. Mbize nanjye. Cyangwa bagiye mu ijuru. Cyangwa baragihitanye igikapu cyanjye. Uvuze? Imashini yo kukazi barayijyana. Kandi nabikubwiye. ariko umuhungu kuva aho wabereye warifashe neza pe wanze gusenga. Ko nsenga wigize imana. Nsenga ibice. Ariko mama bajya hari ibintu byanditswe muri Bibiliya. Baravuga n'intungane gucumuye karindwi kugicumura se nyine. Ugomba gucumura. Yesu yaje ku isi kugira ngo atweze ibyaha. Niyo mpamvu agiye ku musaraba akatubambirwa igorogota kugira ngo twebwe tweze ibyaha. Niyo mpamvu nyine niyo ntungane icumura inshuro 7 ku munsi kugira ngo nyine Yesu yaje kweza ibyaha. Ariko se Yesu yabambwe uhari. Aibo we ashayideni Yesu yabambwe uhari mu byukuri. Aho umanze ibintu urimo. Uri kwayora nk'imakasi y'abatayeri ngo Yesu se nibiki. None se kuba Yesu muvuga nkamuvuga neza bayambuza gusonza. Agomba gusonza. Indi yafatanye n'umugongo Yesu arahari. Gusonje kangaye ku munsi. Ugomba gusonza nyine kugira ngo Yesu muri bitangaza. Yo ntabwo mu y'inzu cyangwa ngenda nigendeye mwana. Ngendeye gumana Yesu wawe. Ariko se mani none kugiye tudapanze hano dukuri posho y'uyu munsi ubwo ngo bimeze gute. Wihangane ko hari ahantu narinzi mwana twari gukwiposha. Gumana Yesu wawe. Ngenda giye gumana Yesu wawe. Ahantu ngewe urumva narinzi uyu munsi dushobora kuvanga ndakora iposho. Muri Yesu. Oya kandi biravamo. Bivamo ariko byahe. Ritacyo ninagize. Vankubwire mwana. Ibyo bya Yesu uri kunzanaho simbikeneye. Wakemeye ukerura. Babarira. Wakeru. Njye muri Yesu. Ariko reba indakuntu neza. Wibanza wumva. Si ushonje. Hari amafaranga ufite? Hayi. Njye harayo mfite? Hayi. Ntago mbizi. Kuzabimenya wahindutse. Jewe mpinduka. Uzabimenya pe icyo mubwiye kizabinahinduka. Uzabimenya. Kare. Yesu mwa ndara ntariye. Ntabwo byashoboka. Ahubwo umva. Bira nibyo macaka. Ibundi yubwira byabare abantu kare kose. Umugabo. Bara ntafite amafaranga. Aratavu adahetse urupage so asavuye no kuri sakosha. Ya wa Yesu nakubwiraga rero. Yesu bigenza kuri. Agira neza mugace mukiragira neza mana. Uzamubwire rero. Tugiye kuba Abapasiteri uramugo tugomba kumubwiriza agahinduka akakira Yesu tukabona amafaranga dute agafata amavuta. Urumva ujye kusura umuntu ugiye kumubwiriza uhita umubwira ati wabibonye arinjiye tukende Reba anakinguye siko kinguye arafunguye guhiba rero biratworoye kumwira
ubu ngubu ikintu gikurikiyeho rero Bishop Gakwaya Bishop ndayitabi ubundi umuti duhita tuwukora urabona ko umuntu umushyira mu mavuta twagiye ahubwo nta bintu byo gutinda twagiye rero abanye upanga Pastor Bishop Gakwaya Pastor ndayitabi kwayasha akuze wakimenye neza kintu kishikane None muri kwabande muragendwa n'iki ko niba mufite za Bibiliya? Jewe nitwa Bishop Pastor Gakwaya ndi umukozi w'Imana ndi kugenzwa n'ubutumwa bwiza namamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Nibyo rwose. Amen. Ubutumwa bwiza natwe tuba tubukeneye ngo tugereho. Hanyuma ho nanjye ndi mugenzi w'uyu nk'uko abivuze yitwa ndayitabi twese turi mu butumwa bwiza bw'Imana. Ikaze mu rugo rwanjye. Murakoze cyane kandi Imana ifite umugambi mwiza bindi iduhana umugisha. Amen. Ntacyo mwatangira mukambwira ubwo butumwa Imana yabantumyeho nanjye ukangeraho. Imana ifite umugambi mwiza niwemera guhindukira ukareba ugahanga Imana amaso ukayizera kugira ngo ibashe kugukora ibyo bitangaza cyane rwose. Amen. Nta kuntu utayizera kuko Imana ikora ibitangaza. Imana ndayumva. Imana ndimo ndayumva. Tumushemere ijambo ry'Imana. Uba hano wenyine angaha amabana n'akana kanje kamwe uhabana n'umwana wawe umwe wonyine mutubwirira ntabwo twaza ngo tuvuge ubutumwa bwiza bw'Imana ngo tubikubwire wenyine hari undi muntu uri mu nzu bwira n'uwo musore aze bwira n'uwo mwana nawe aze umva uriya mwana nawe se ubwo butumwa buramureba urugo rwose rurabareba Imana ije kubagirira neza ariko Imana vuga utamena. Amen. Imana ije kubatabara. Umasha mwumva mu bire umva uno hano sha ndetse n'ibiganza uno hano nawe umbe ubutumwa bwiza ba Imana ndi kumwumva atambagira Yesu ndi kumwumva atambagira kaje akana tubana mukomere Yesu ashimwe icara hano igama gato rwose shaka ko nawe Imana nawe gufite umugambi mwiza umugisha Imana itanga ahangaha mwese mubonewe ndamwumva mu birenge Yesu ndi kumwumva atamagira hano ndamwumva bitamena we. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Noneho dushame ijambo ry'Imana rero cyunguze uburyo umwe écoutez moi Imana reka tubasomere ijambo ry'Imana ducunguze uburyo umwe turajya no mu ngo nyinshi cyane kandi kuko dufite na gahunda kujya kwanuza reka dusome ijambo ry'Imana riboneka tujye gusoma Zaburi 48
mera neza wumva ijambo ry'Imana wa mwana ahajye basoma sigaye mbona ntazi ukumenya mu bucece kumva Uwiteka Imana avuga aba n'abapasiteri Uwiteka arakomeye kubaha Imana Uwiteka arakomeye akwiriye gushimirwa cyane Amena. ururembo rw'ijuru yacu Amena. Imana yacu ku musozi wayo wera Amen. Haleluya ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka arakomeye aziza ate agomba gushimirwa ku musozi wayo. Uwiteka arakomeye muze Uwiteka arakomeye cyane ujye urwara umutwe waranzengereje cyaro baga Pastor musengero rubaga impande zishiremo akaguru singenda Imana igucishije uwo mutwe urakoze n'uyu mwana wawe Imana imuhaye mu ishuri musengera murambura hiyo amen Imana irakomeye kandi ikwiye gushimirwa ishusho ry'Imana kuryumva uri kuryumva muze rero umva muze Imana irambwiye ngo uyu mwana nta kazi afite. Haleluya. Amen. Mu minsi mike yari imuhinduriye inzira imucira inzira inoze. hereza Imana icyubahiro Haleluya. Imana iraje guha akazi. Imana yigwa yirukanka gushaka ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga iraje impakaza kure yicaye. aho nangiye kubumva nanjye Haleluya. ari gushaka ibyangombwa muzi ko mweretswe warerekwe ndavuga amen papa banibona tekereza kuba twazengurutse mu ngo zose ziri mu mudugudu tukaza hano iwawe. mwakoze cyane ni Imana urayizi. Haleluya. Amena. Haleluya muze rero dufite gahunda nyinshi mu gihe guhuma tubasengere tubasengere Imana twitekerezaho mu byiza twakoze n'ibi twakoze ufite byiza byinshi akomerezaho ari iwacu ufite ibibi byinshi ariya Haleluya. bantu baterera agakorasi akakura mu mavuta none twumve twegeranye n'Imana twumve Imana nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye. Haleluya. Amen. reka dusenge mumirize murebeshe amaso y'umutima rero tugiye guhimza tubasengere ndumirize dusenge wese arebeshe amaso y'umutima urumva mwana witekerezeho ibyiza wakoze ibibi wakoze witekerezeho. tugiye gusenga mu bigo butatu ubwa mbere ni ukwezwa tugiye guhumiriza dusenge ishengesho rya mbere ryo kuba twasaba Imana imbabazi. Amena. Duhumirize tubaha Imana ibindi turagenda tubabwira nyuma. Uwiteka Mana yacu Amena. Kumenya vuga rivanga. Haleluya. Mana ifite ububasha tugomba kwaturiraho aba bantu umugisha ugomba kwaturiraho aba bantu umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Tugomba kuba tumeze Mana nkawe tukera nkuko nawe wera. Haleluya. Tugomba kubikora neza cyane Uwite tabara aba bantu bawe ubagirire neza Mana numaje utukupa keva ndaya. Amen. Niko wana Yesu no marino vous matin. Imana iravuze uti amen wewe. Haleluya. Imana Uwite uyu musaza urebe kwifuza kwe uhaze kwifuza kwe uyu musaza umubi hafi umurinde Mana umoneta mu neje nuva nimba umurinde Mana umukomeze umurinde. Haleluya. Umukomeze umurinde Mana muvuga amen no kumuje muvuga amen Mana. Oh Yesu n'uyu mwana nawe ubane nawe uyu mwana nawe ubane nawe uyu mwana nawe ubane nawe iminota 3 buri muntu yaturira Imana. Buri muntu yaturira Imana atura aturira Imana aturira Imana iminota 3 umuntu akiri kubwira Imana mu mutima we. Mana warakoze we iyo warakoze Mana kundinda warakoze Mana kundinda abantu bagiye wingura mu mavuta abantu bagiye se bagiye se wa mwana we bagiye hese
mbizi nanjye cyangwa bagiye mu ijuru aha ese wa mwana we koko uzi ko abantu bagiye kandi abantu n'Imana yabohereje koko bagiye he basi bagiye mu ijuru uraba hariya hirya ndebe ko nanjye nabo bagiye mu nzu kareba ko babona ese ariko mana we mana wa baragihitanye igikapu cyanjye uvuze imashini yo ku kazi barayijyana kandi nabikubwiye ngo nanjye ibisambo ariko ntabwo ujya iyi mashini harimo ibihumbi 100 sha iyi ngiyi ni nshyashya nta kuntu baduhembe warubonye wayibonye ya mana navugaga